nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Uwiteka aduhana umugisha. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. None se umutima wawe uguwe neza? Reka tubanze dusenga Imana. Mana, ndagushimiye kuko uri mwiza, ndagushimiye kuko ushobora byose, ndagushimiye ko wabanye natwe mu bihe byose tukakubona uhimbazwe. Muri aka kanya tugiye kuganira n'umwana wawe uwo ari we wese uzatega amatwi iki cyigisho. Nugitega amatwi uyu munsi, ni ukuri ndakwinginze kugira ngo ugitega amatwi yuzurwe umwuka wawe kandi uduhe guhindurwa n'imiburo yawe Nyagasani, kuko tubigusabye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, amen. Iyo umukozeho aranikanga, agakanguka, kwikuhanagura mu maso no gukanura bikamugora. Ariko umuntu wisinjirije ntabwo ashobora gupfa gukanguka. Niyo mpamvu nagira ngo ubitekereze, ubyumve neza, ubyumve. Niba usinziriye, niba unisinzirije, byose Imana irakubwira ngo usinzire nakanguke kandi uwisinzirije nakanure, kuko n'ubundi we ntasinziriye. Rero uyu mugabo witwa Balamu turamuvugaho bukeya gahoro. Ibyanditswe biratubwira ngo Abisirayeli bamaze kwigarurira i Bashani, bagarutse kuri Yorodani, ngo mu rwego rwo kwitegura guhita bigarurira Kanani kugira ngo bayinjiremo, babambye amahema yabo iruhande rw'uruzi rwa Yorodani, haruguru y'ubwoba abakuru b'Abamidiyane, kugira ngo bamufashe mu migambi ye yo kurwanya Abisiraheli. Kandi Abisiraheli bari baratsinze Abamidiyane inshuro nyinshi, namwe murabizi nk'uko amateka agira ate, nk'uko amateka abitubwira. Ngo bityo rero aboherereza ubutumwa buvuga buti Abisiraheli bazamaraho ibihugu bidukikije nk'uko ikimasa kimara ubwatsi aho kirisha. Maze Balamu wari utuye Mesopotamiya, mubyumve, mwumve uyu mugabo witwa Balamu ngezeho noneho. Maze Balamu wari utuye i Mesopotamiya yarazwiho ubushobozi budasanzwe, kandi kuba ikirangirire kwe byari byarageze mu gihugu cy'i Mowabu. Hafashwe umwanzuro wo kumwitabaza ngo abafashe. Bityo rero intumwa z'abakuru b'i Mowabu n'ab'i Midiyani zoherejwe gushaka Balamu kugira ngo akoreshe ubushobozi bwe avume Abisiraheli. Muvandimwe, nagira ngo wumve, akoresha ubushobozi bwe avume Abisiraheli. Noneho atuma izo ntumwa, ngo izo ntumwa zahise zihaguruka, zifata urugendo rurerure, zambukiranya imisozi n'ibibaya zerekeza i Mesopotamiya, kugira ngo bajye kwa Balamu, bajye kumubwira. Muvandimwe, amateka murayazi, aboneka mu gitabo cyo kubara igice cya 22, igice cya 23 n'igice cya 24. Aho hantu hose muzahisomere ndabinginze. Noneho ingabo ziragenda zigera kwa Balamu. Bamaze kugera kwa Balamu, ikintu cyabaye nuko bamubwiye, bamuha ubutumwa bwa Baraki, baramubwira bati rwose aradutumye, atubwiye kuzukaza kumuvumira ubu bwoko, ririya shyanga rimeze gutya, mbese ubutumwa uko yari yabumuhaye bwose. Maze Balamu ngo yari atariko nugenda ndagusabye, mu murongo wa 21 w'igice cya 22, mu gitondo Balamu arabyuka, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'aba batware b'i Mowabu. Uwiteka aramubwira ati ngaho genda, ariko uzajya ukora ibyo ngutegetse, ntuzakora ibyawe. Uburakari bw'Uwiteka mu gihe yaragiye yihuse cyane, ngo uburakari bw'Uwiteka bw'Imana bukongera
gutekerezwa nuko yagiye. Marayika w'Uwiteka ahagarikwa mu nzira no kumutangira, yari ahetswe n'indogobe ye. Abagaragu be bombi bari kumwe nawe. Indogobe ibona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira, akuye inkota ayifashe mu ntoki, irakebereza ijya mu gisambu. Baramu ayikubitira kwisubiza mu nzira. Muvandi, ndashaka kutinda aha hantu. Marayika w'Uwiteka ahagarara mu muhora w'inzitiro z'amabuye zigabanya inzabibu. Iyo ndogobe ibonye marayika w'Uwiteka yiyagiriza ku muhora, iwubyigiraho ikirenge cya Baramu. Ni ukuvuga ngo iyo ndogobe yabonye marayika w'Uwiteka, irangije yikinga ku muhora, irangije ibyigiraho ikirenge cya Baramu. Arongera agira ate, arayikubita. Yikubitiye bwa mbere gusubira mu nzira, ubwa kabiri arongera arayikubita. Marayika w'Uwiteka asubira inyuma, ahagarara mu mpatanwa, hatari umwanya wo gukeberezamo iburyo cyangwa se ibumoso. Hataraka Rwanda yari yarahunze igeze Cyangugu, ariko kubwo kugira ngo abantu batamenya ibyo ari byo, baravuze ngo murumva Radio Rwanda. Baravugaga ngo murumva Radio Rwanda ivugira i Kigali, ngo ubu tugeze isaha iyi n'iyi. Murumva Radio Rwanda ivugira i Kigali, ubu tugeze ku isaha iyi n'iyi. Kandi deja Radio Rwanda yageze hehe? Yamaze kugera i Cyangugu. Shuti yanjye, nagira ngo ako kantu gatekereze neza. Kuba uzi yuko Radio Rwanda yageze i Cyangugu, bagakomeza bakavuga ngo yageze ngwiri i Kigali. Rero uyu munsi mushobora kuba mugira ngo ibintu biracyari bya bindi. Nimwitegereze, kanguka, kanura, ukanguka urebe. Mwitegereze ibirimo kuba mu isi, murebe intambara zirimo kuba, murebe amanama ari kuba. Bibiliya iravuga ngo bazateranira ku meza amwe, ntago bazigera bahuza. Bazajya inama ariko ntizizahura, bazishyira hamwe ariko ntibazahuza. Intambara zirimo kuba mu isi muri kuzibona. Murabona ukuntu abantu bazinjiramo, mukabona ukuntu abantu bazijyamo, mukabona uburyo ukuri kwatakaye mu nzira, mukabona ukuri nta muntu n'umwe ushaka kumva ukuri. Yesaya we yavuze amagambo akomeye cyane, nagira ngo dutekereze. Muri Yesaya 59 yavuze amagambo akomeye. Yaratangiye aravuga ati, gice cya 59, ati dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe kugira gute? Ananirwe gukiza. Bitekerezeho, ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze ngo ananirwe kugira gute? Ananirwe gukiza. N'ugutwi kwe ntago kwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu. N'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Nta uregera gukiranuka, kandi nta uburana iby'ukuri n'amahugu gusa, ahubwo biringira ibitagira umumaro, bakavuga ibinyoma, basama inda zigomwa, barangiza bakabyara gukiranirwa. Uwo ni wowe, uwo ni jyewe. Baturaga amagi y'impiri. Imitima yacu ubwayo niyo irimo kudushinja. Shuti yanjye nkunda, nagira ngo utekereze aha hantu neza, ngo ndetse ibicumuro byacu turi kumwe nabyo, kandi no gukiranirwa kwacu nako turakuzi, turabizi. Gukiranirwa kwacu kuri kumwe natwe, kandi ibicumuro byacu turabizi, ariko twaze kubyihana kugira ngo Imana ituruhure. Ngo turacumura kandi twihakana Uwiteka ku mugaragaro, nyamara tukavuga ko tumukunda, tumukorera, mbese tukaba tumeze nka Baramu. Wari icyogere, wari uzwi mu bwoko bwe, ndetse akamenywa n'ayandi mahanga, bose bakaba bamuzi yuko ari umuhanuzi w'Imana. Ahangaha rero natwe nyine turazwi, ngo kandi gukiranirwa kwacu nako turakuzi, n'ibyaha byacu turabizi, ariko twarangiza ngo tukirirwa twihakana n'Uwiteka, tukavuga ko tumukorera, tumukunda, kandi ibyahe byo kajya ngo buzirengagizwa
kandi bugiye kwirengagizwa, ariko abafite amaso nibo bazabibona bonyine. Abakanuye, abameze uko Imana yavuze nibo bazabibona. Hano Balamu yarajya kuva mu bwoko bw'Imana, amaze kugenda, amaze kubuvuma, biranga, ahubwo abahesha umugisha musa. Maze baracyabibonye, aravuga ati ariko se ngutumira ko nagusabye kumvumira aba bantu, niki gitumye ubahesha umugisha? Aramubwira ati ntabwo nakora ibitandukanye n'ibyo Uwiteka ashaka. Icyo gihe muri uwo mwanya Mwuka w'Imana yari yamwihanzemo, aho bagiye hose Uwiteka akamwihangamo, agahamya Uwiteka. Aravuga ati nta gukiranirwa mbonye mu bwoko bwa Isiraheli, ahubwo yifuza gupfa nk'uko abakiranutsi bapfa. Yerekwa Yesu aramubona, ariko ntacyo byamuhinduyeho, kuko amaze gutandukana na Baraki, Mwuka w'Imana yamuvuyeho, maze yigira inama, yiyohereza mu rugendo atatumwemo, avuga ko asubiye mu bwoko bwe. Ariko ngo yaragiye ahita agambana ako kanya na Baraki. Aramubwira tumva rero icyatandukanya ubu bwoko mbere bw'Abatesalonike igice cya 5, hari amagambo naho aratubwira amagambo akomeye nagira ngo utekereze, ngo kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyaha bica gahunda. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 ku murongo wa 6, mwumva ukuntu havuga ngo nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebwe ubwo turi abamanywa, reka twirinde ibisindisha, reka twambare kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambare ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero, kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso, haleluya, cyangwa nituba dusinziriye, haleluya, tuzabaneho nawe. Amena. Nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Nshuti yanjye, niyo mpamvu mbahumurije, ariko niyo mpamvu nanabahugura, mbabwira ngo nimube maso, nimuhagarare. Ibintu ntabwo bikiri bya bindi. Mwe kumera nka Balamu wagiye kugambanira ubwoko bw'Imana, akagenda akavuga amagambo y'Imana, Umwuka w'Imana yamuvaho agakora ishyano. Byanditswe bitubwira yuko ngo ubwo Umwuka w'Imana azaba amaze gukurwa mu bantu, abantu bazakora ibintu bitigeze bibaho. Ibintu bitigeze bibaho nibyo abantu bazakora. Imana iraguhamagara nshuti yanjye nkunda, Imana iraguhamagara kugira ngo ukanguke, kugira ngo gukomeza kwisinziriza, kugira ngo uri umuntu kandi warapfuye kera. Balamu yarariho, ariko yarapfuye, atinyuka kuvugana n'inyamaswa, atigeze abona ivuga, ntiyibaza impamvu ivuze. Iramubaza iti nkubitiye iki ka 3? Ko nigeze ngusuzugura, ko sanzwe ngutwara, niki umpoye? Nshuti yanjye nkunda, Imana yacu ibyanditswe biratubwira ngo Kristo yaradupfiriye kugira ngo nituba turi maso, cyangwa se nituba dusinziriye, tuzabaneho nawe. Nukuri tegereza ibyo yagukoreye, ashaka kuzabanaho nawe, arashaka kubanaho nawe. Muri iki gihe uri maso, banaho nawe, kandi n'igihe uzasinzira uzabaneho nawe. Higira iby'isi bigutwara, va muri iryo sindwa by'ibyo bintu by'isi, ibyo bintu byo gushaka amafaranga ubutaruhuka, ukabura kubana n'Imana yawe. Imana yawe iragukeneye, Imana yawe irashaka kuhinduka, Imana yawe irashaka kukubwira ngo wisinzira, nyabuneka wisinzira, kanguka, wikwisinziriza kandi wimera nk'abandi. Haguruka, niba hari icyo wamenye, menya yuko kuri kwirengagizwa mu isi uyu munsi ari nako kugiye kwirengagizwa mu byerekeranye n'ijambo ry'Imana. Kugiye kwirengagizwa mu byerekeranye n'ijambo ry'Imana. Abana b'Imana bagiye guhura n'akarengane kandi nta butabazi bazabona, kereka bakomereye mu Mana bonyine nibo bazaba bafite uburinzi muri yo. Naho mwisi ho ntaho. Niyo mpamvu nagira ngo nkubwire ngo muntu w'Imana uteze amatwi, ubura amaso urebe, wikwisinziriza mu rugendo, uri mu nyanja igiye kuzana umuhengeri ugiye kuza. Nagira ngo utekereze neza ko ibintu bigiye guhindura isura,
ongera wibaze, niba ukuri kwararenzweho uragira ngo bigende gute? Niba ukuri kurimo kurengwaho ubibona nawe ubireba mu isi, ibintu ameza abantu bakicara ku meza bagahaguruka ntacyo bahagurukanye, niba umuntu ashobora kwicwa ntihagire ikintu kimuvugaho, ahubwo uguye bakaba bamuvugaho, nagira ngo ibyo byose ubitekereze, wowe ubivugeho, uvuga utari ko se koko ukuri kuri hehe? Bibiliya y'ubwayo iravuga ngo kwarabuze, kwaratakaye, kwabuze n'ugutoragura, ntawe ugufite, ngo ahubwo twambaye ibinyoma kandi ibyaha byacu turabizi ariko ntidushaka kubyihana. Nshuti yanjye nkunda, ndakugira inama ngo ube maso, ndakwinginze kugira ngo uhumuke, ndakwinginze kugira ngo umenye ko ibigiye kuza biteye ubwoba, ko nta kirengera tuzaba dufite. Ubu ngubu turimo kuvuga ubuheruka. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ikurebe neza, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo igufashe, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ikugenderere, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ikurinde kwisinziriza, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo ikurengere mukobwa mwiza, muhungu mwiza, mugabo w'Imana, mugore mwiza. Ndakwinginze abantu bakuru, bana, nimuhaguruke mubye ku mavi musenge. Kristo ari hafi kuza, ariko mbere yo kuza hazabaho ibintu biteye ubwoba. Birasaba rero bagenzi bazaba bafite imbaraga muri Kristo, babanyeho nawe. Ndakwifuriza kubanaho nawe, nibyo ngusabira mu izina rya Yesu Kristo, amena. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye muri aka kanya, ndaguhamagaye kugira ngo wumve gusenga kwanjye. Ndakwinginze ngo urebe aba bana bawe aho bari ku isi, ubamurikishirize mu maso hawe, maze Satani atsindwe, utsinde kukuri Imana, mu izina rya Yesu, amen.